iragenda ukagira ngo hasi bari kuhagira gute kuvagira ngo ni ikintu bari gukuba hasi. Iyi nzoka ivugwa mu murenge wa Gahanga mu kagari ka Karembure mu gace kazwi ku izina rya Sarusi, abahatuye bemeza ko atari yavubaha kuko ngo no kuva kera bayihaze. Manirarora Gerard ni umwe mu babashije kuyibonera amaso ku maso, aharemeza neza ko iby'iyi nzoka atari amorozi ahubwo we akayita kavukire. Inzoka mbese mbona ko wenda ari kavukire yabaye hano kuva kera, ubwo ngiye mbona ari yahangaha wenda ataruvuga ngo ni amarozi, wenda ari yahakuriye ikahavukira ikahakurira nyine igakomeza ikahibera. Biragoye guhura n'iyi nzoka kugira ngo uyibone amaso ku maso, cyane ko ngo ikunze kuza rimwe na rimwe, nabwo kandi ikaza mu masaha y'umugoroba. Gusa mu ijoro ryo kuri uyu wa kane, uwitwa Murekatete Claudine avuga ko iyo nzoka yamusanze mu rugo iwe ubwo yari arimo ateka amafunguro ya nijoro. Aha ngo yinjiye mu nzu, agarutse asanga yizingiye ku mbabura yatekeragaho. Ibyakurikiyeho nyuma ni ubuhamya yitangira ubwe. Hari nka saa mbiri nari ndimo ndatekera hariya hanze, inzoka iraza mbese iza kumbabura, izenguruka imbabura. Inzoka nini cyane, umubyimba wayo ungana nk'ipapayi, nk'ira papayi naberetse. Ubwo ngubwo nyine ndinjira njya mu nzu, negekaho urugi, nkajya ndebera mu ndirishya nkabona inzoka iracyahari, natitiye byahatari. Kuva nabaho niho nayibonye ngana gutya. Ni inzoka bayibonye bavuga ko iteye ubwoba, dore ko na Manirarora nawe ngo yigeze kumusanga mu nzu agahunga agiye kuzana uri buyice, ariko ngo n'uwo yazanye yayikubise amaso ahita ahunga. Rwose yaraje nawe yari yaje arimo kuvuga ati rwose ati kanze tuyice. Amaze kuyikubita amaso ati reka, ati ndigendera rwose, atahubwo ushaka ukuntu iva mu nzu, ati nangwa nawe uhunge itakwica. Ni ikintu kinini cyane mbese. Ese uruziramire rujya kungana nayo, uyica byo keke nta muntu umwe wapfa kuyigereza ngo arayica. Nubwo ababonye iyi nzoka bavuga ko iteye ubwoba, kugeza ubu nta muntu irasagarira ngo imurye, ariko ngo hari uwo yaciriye. Umuntu ubwawe yaciye ayibonye nawe mu gisambu nyine mu kibingo haragura aha, ubwo iramucira ariko ariruka arayicika. Bashingiye ku buryo bahangayikishijwe n'iyi nzoka, aba baturage basaba ko hashaka uburyo yakwicwa, cyane cyane hifashishijwe amasasu. Namwe abanyamakuru mwadukorera ubuvugizi, wenda bakareba ko babigenza bakayica. Ni nini cyane, kerekana nko kuyirasa wenda hari. Keretse hari umusirikare akavuga ati ndayirasa birangire yabonetse. Kimwe n'ibindi bisubizo bikunze gutangwa n'abayobozi mu nzego z'ibanze ku bibazo by'abaturage, twavuganye n'umunyabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gahanga ku murongo wa telefone, maze nawe atubwira ko icyo kibazo ntacyo yarazi, gusa avuga ko bagiye gukurikirana iby'iyo nzoka, niba koko ihari bakayica. Ntabwo abaturage b'i Karembure bavuga rumwe ku nkomoko y'inzoka, dore ko bamwe bavuga ko yaba yarazanywe n'umugabo wahororeraga kugira ngo ijye imurindira amatungo. Gusa kandi hari n'abandi baturage bavuga ko yaba ifite inkomoko mu nzoka zabaga ku musozi wa Rebero, aho ngo zari zarazanywe n'uwari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana kugira ngo azihororere, maze nyuma ya jenoside izo nzoka zose zikaza gutatanira mu duce two hafi aho. Justin Kayiranga, Royal TV. Aha, urabona ntari koza amabido. Ubwo ngiye kwimuka.